Urakaza neza kuri channel yacu. Wowe nimba uri mushyashya kora subscribe. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo hakinga password ya wifi ukoresheje computer yawe. Wowe nimba uri mushyashya kuri iyi channel yacu, kora subscribe urebe n'izindi video twagiye dukora kugira ngo tugendane. Twagiye. Nk'ibisanzwe ufungura computer yawe ukagenda muri search ukandikamo amagambo akurikira CMD. uhita uyibona amagambo arambuye yitwa command prompt, ukahita uyifungura. Fungura rero uhita wandika amagambo akurikira netish WLAN show profile, ukahita ukanda enter. Ukimara kuyikanda rero uhita ubona wifi zose wegeze guconnecta kuri computer yawe, ukabona amazina hariyo bita Idnet, hariyo bita Technopop 1, hariyo bitwa Ikosora. Ukahita uhitamo izina rya wifi ushaka guhakinga, ukahita wongera ukandika netish WLAN show profile, ukahita ushiraho izina rya wifi. Duhitemo Idnet, ukahita uyikopia cyangwa ukayandika Idnet, ukahita wandika amagambo akurikira key equal to clear. Ukahita ukanda enter. Ukimara gukanda enter rero uhita ubona password ya wifi, dore ngiyo bita key content with, ukahita uyibona nyine. Bahita kwereka ama radiation yayo, network type, ubwoko bwa network, ukaba hakinze password ya wifi utaruyizi nyine muri rusange. Ubu ni uburyo rero wahakinga password ya wifi ukoresheje computer yawe, nta byo kwirirwa ubazabaza ngo password ya wifi ni iyi. Nimba wakunze iyi video, kora subscribe, uyisharinge na bagenzi bawe. Tuyibutsa ko hari izindi video twagiye dukora n'izo turi gukora.